isi duhura n'urupfu rudutandukanya n'abacu dukunda cyane. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi batuvamo bakajya ahacecekerwa. Nyamara kandi dutegereje wa munsi urupfu ruzakurwaho, abera bazuke, twisangire umukiza wacu mu ijuru. Mukecuru urugendo rw'uburwayi twari kumwe cyane, bagitangira kutubwira uburwayi bwe nari impari. Icyo nshimira mukecuru, yagerageje kwitwara neza mu burwayi bwe. Nubwo yari afite uburwayi bumuha uburibwe bwinshi, yagerageje kwitwara neza. Tuzabona abo twakundaga basinziriye mu isi kubera ubu. Ariko mukecuru ntacyo tumubeshyira, yari umubyeyi, yari umuntu twisangaho. Mukecuru warakoze, njya mwibuka kenshi. Mu gitondo yajyaga abyuka akaririmba indirimbo, niyo akenshi njya mwibukiraho. Iravuga ngo mu gitondo abera bazutse yakundaga abantu biga, agakunda umurimo. Ibyo biri mu butwari bwe, gukunda umurimo kwe byari ibintu bimuranga cyane cyane rwose. Umurimo yawukundaga cyane, no kugeza ku munsi we wa nyuma yabaga arwana n'imyaka hirya hino, abagara agera gute, rimwe na rimwe banamubona ukagira ngo ntababaye. Twari amacuti cyane, twarasenganaga i Nyarugenge akibasha, tukagira ibihe byo gusenga. Yakundaga abantu basenga cyane, yakundaga gusenga, nubwo igihe cyageze akananirwa, ariko yakundaga gusenga. Ni muri ubwo buryo rero twakomeje kubana. Aba bana ba hano nasanze hari abana bane gusa, abandi babyirutse ndi hano. Twarabanye, twarakundanye, mukecuru naramukunze, nawe yarankundaga. Hari igihe yabwiraga abana be ati "Sa mujya mumureba, ati kuko afite urukundo, ati mujye mumureba." Abana be baramuga cyane kandi nanjye ndabakunda. Kurira bizaba bishize, koko uwo munsi uregereje ni vuba. Mbese wifuza kuza bona n'icyo gihe, ngawitegure vuba maze utazatungurwa. Mbega umunsi uzaba uhebuje, dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho.
Ese Yesu unyitaho iyo nabuze abo nkunda? Ese koko unyitaho iyo mpangayikishijwe n'iby'ubu buzima? Ese koko urabireba iyo ndebye imbere yanjye aho ndi kugana mbona ari umwijima gusa, kandi n'inyuma aho mvuye ni kure cyane. Mwami wanjye ko byanze mbigenze nte? Nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza rimbwira ngo komera, komera, komera mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Dearest unknown to me, and my sad heart aches till it nearly breaks. Is it all to him does he see? Oh yes, he cares. I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior came. Je, Yesu nijali kweli ninapoanguka, majaribu yakiwa magumu, ninapokosa msaada. Unijali
azagaruka kujyana be bose bemeye kumuyoboka n'abatoni be bazakabwa inyenyeri zitatse ku ikamba rye bazatanga. Kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo bintera kwibaza iri kuki Nyagasani wemeye ko tubabazwa be n'aka kageni ni kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye. ndetse no mu burwayi bwe narahabaye. Ngiye mu buzima busanzwe nkora kwa muganga, ndi umuforomokazi. Cyane cyane ngenda avuga uburwayi bwe. Mukecuru urugendo rw'uburwayi twari kumwe cyane, bagitangira kutubwira uburwayi bwe nari mpari. Icyo nshimira mukecuru, yagerageje kwitwara neza mu burwayi bwe. Nubwo yari afite uburwayi bumuha uburibwe bwinshi, yagerageje kwitwara neza. Iyo nageragayo nasangagayo abantu wenda twiganye cyangwa twakoranye, nkabasaba ko twinjiranamo kugira ngo ayo makuru tutazayabarirwa cyangwa tuzagira umuntu wo mu muryango uyabara neza. Barabifashije rero, twabanje kujya tumuvuza ku kigo nderabuzima, tubona ntakira, dufata umwanzuro wo kumujyana mu bitaro bikomeye. N'igihe wamujyanye turagenda, ibizamini bari badusabye byo guca mu cyuma, umukecuru yagaragaje kwihangana. Naho tumenye uburwayi, turicara turaganira njye nawe, usaba gukomeza kwihangana. Arambwira ati mwana wanjye nzakomeza kwihangana. Icyo navuga rero, uburwayi yari afite bwamuteraga uburibwe, ariko muri uko kwihangana kwe ntabwo yakwerekaga ko ababaye, ahubwo wamuvuye iruhande, wenda wamucunga kugira ngo urebe reakisiyo ye, ukabona ko afite uburibwe, ariko wagaruka ahubwo akaba ari uguhumuriza. Rero muri make ndashimira mwebwe mwese muri aha. Kwihangana n'urukundo mukecuru yari afite, ubwo turi Butare, turi n'iwacu Kirengeri, yahoraga ambwira ati ndashaka kumanuka byibuza nkajya kureba abantu nasize pfiriye, kubera ko numvaga ko nshaka kumugumana muri ubwo burwayi bwe nk'umuntu bisobanukiwe.
yarambwiraga ngo nimuhe uruhushya aze kureba abantu bino bigaragaza urukundo yari abafitiye. Rero bavandimwe, umukecuru yitahiye ariko yatashye atanduranyije. No mu minota ye ya nyuma hano kuri hopitali nari impari, abo twari kumwe twari nka 4, bagera aho bamwe barasohoka kubera ko kwa muganga badakunda abantu barwaza ari benshi. Njye narahagumye, ndahaguma. Mu minota ya nyuma bari bamushyizeho umwuka, yaratubwiye ati nimunkureho iki kintu n'ubundi ndimo gupfa. Atuje kwa kundi bavuga ngo umuntu ugiye gupfa arasamba, nta gusamba yagize. Yari afite umutuzo kuko isaha n'isaha yari afite n'abamusengera. Rero umukecuru yatashye. Icyo nasaba buri wese uri hano ni ugukomera mu bihe bikomeye nk'ibi turimo. Yaravuze ati ese Imana yampa ibyiza ngashima, yampa ibibi nkayigaya? Ati oya, ntibikabeho. Dukomere kandi icyo twizeye tudashidikanya, umukecuru yabonye umwanya wo kwitegura kuko uburwayi bwe yari abuzi. Ntabwo twamuhishe ko uburwayi bwe butazakira, twari tubizi nawe abizi. Yariteguye. Twe guheranwa n'agahinda, mu gitondo cy'umuzuko tuzongera tubone umukecuru wacu. Murakoze. Mutansi arakoze, ubwo kandi anasobanuye muri make inzira y'uburwayi bwa mukecuru. Njye nkuyemo yuko umukecuru ageraga urukundo kandi yihanganye mu burwayi bwe. Ubwo buri muntu wese rero araza kugira icyo akuramo asigaranye. Reka nakire Cecile uhagarariye abuzukuru mu muryango, atambuke nawe atugezeho ubuhamya bw'uko yarazi mukecuru. Murakoze. Nitwa Mukeshimana Cecile, ndi umwe mu buzukuru ba mukecuru. Nkaba ndi n'umwe bagiye amahirwe yo kubana na mukecuru akandera, ko nize mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu mbana nawe. Yambereye umubyeyi, urukundo. Yari umubyeyi utajya ugira icyo aguhisha cyangwa icyo akwima. Yari umubyeyi wita kube. Yari umubyeyi utagira uburyarya cyangwa uburiganya. Kugeza n'isaha aho arabyumve yarakoze. Akenshi tujya tuvuga umuntu ibyiza yagiye, ariko mukecuru ntacyo tumubeshya. Yari umubyeyi, yari umuntu twisangaho. Mukecuru warakoze. Njya mwibuka kenshi mu gitondo yajyaga abyuka akaririmba indirimbo. Niyo akenshi njya mwibukiraho, iravuga ngo mu gitondo njya ndirimba nguhimbaza mwami, nguha amasengesho yanjye kuko nkwiringiye. Abubaha izina ryawe urajya ubumvira, ubakingira imbabazi bagira amakuba. Imana Data wa twese nizeye ko yumvisha amasengesho ye, naruhukire mu mahoro. Natwe nk'abuzukuru be tuzaharanira kugira ngo tuzongere duhure. Mwakoze kandi mukomeze gukomera.
Cecile arakoze. Ntabwo byoroshye, agarutse ku rukundo rwa mukecuru, ariko kandi arongera ati mukecuru yageraga ubuntu, yaradufashije turabuzukuru ntacyo yatwimye. Ibyo twanabigarutseho na nimugoroba mu ijoro twagize ryo gukomeza kwibuka ibikorwa bye. Reka sabe papa ale nawe yigira imbere hano, yigira imbere hafi nawe atubwire byinshi kandi mu mwanya muto byaranze mukecuru. neza ntabwo byoroshye ariko turihangana n'urukundo n'umurava yagiraga. Biragoye kwiyumvisha ko atagihari. Wenda ndatangira kuvuga amateka. Benshi mwumvise tuvuga mukecuru, ariko amazina ye yombi yitwaga Nyiramafafari Venansiya. Yavutse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani mu 1943. Yavukiye rero byahoze ari komine Ntongwe nyine, yabaye akarere ka Ruhango muri segiteri bitaga segiteri ya Nyakabungo. Serire ni ya Mutima, ni hari hakurya Mutima, abantu benshi barahazi. Amashuri ye rero abanza yayigiye hano i Nyarugenge, ni ikigo kiri hano haruguru. Mu 1960 nibwo yashakanye na Mubirigi Samweli, nawe wigendeye. Ibyo rero twamuvugaho byo ni byinshi, kubera yuko yari umubyeyi nyine w'abantu bose. Ntabwo yari umubyeyi ku bana be yabyaye gusa, ahubwo yari umubyeyi w'abantu bose kuri aka gasozi. Niyo mpamvu navuga yuko ari abo yabyaye n'abaturanyi n'abandi babuze umubyeyi. Yaranzwe cyane kandi n'urukundo, yagiraga urukundo rwihariye. Niko nabivuga, twese tugira urukundo, ariko habaho n'uko umuntu agira urukundo rwihariye. Yari afite urukundo rwihariye kubera yuko yakundaga abantu bose atarobanura, ari abanyantege nkeya, ari abaciriritse, ari abo yahaga iyabo. Ahangaha mu rugo iyo yabaga ari igihe cy'umweru w'imyaka y'amasaka n'ibiki byose n'ibishyimbo, bahoraga abantu abahemba ibishyimbo bamukoreye se, cyangwa se abo bihera ubuntu, imyumbati n'ibindi nk'ibyo. Vuga rero yagiraga urukundo we ubwe rwihariye. Ikirenzeho cyane gikomeye, abana bato nababwira ngo bagize ibyago cyane, kubera yuko yakundaga abana, yibaniraga n'abana ubundi mu buzima bwe busanzwe. Yakundaga abana cyane cyane cyane. Aha iki kibuga mureba cyahoragaho abana, ari ab'abaturanyi, ari abahehe hose. Hano kuri iki kibuga hahoraga abana. Abana rero bahahoraga, yari afite umuco nabonye wihariye. Yahoranaga uruhisho, niko nabyita, uruhisho, kuko nta mwana wamugeraga imbere wamuva imbere ntacyo amuhaye, ntibishoboka. Yahoranaga uruhisho rero, agaha abana bakamukunda cyane, kuko yarinze asinzira n'ubundi yibaniraga n'abana. Uyu munsi rero ntabwo byoroshye kugira ngo dukomeze tuvuge byinshi, gusa igikomeye kirimo
ari nacyo tugiye guhangana nacyo, ni uko tugiye kugira ubutwari. Yakundaga abantu biga, agakunda umurimo. Ibyo biri mu butwari bwe, gukunda umurimo kwe byari ibintu bimuranga cyane cyane rwose. Umurimo yawukundaga cyane, no kugeza ku munsi we wa nyuma yabaga arwana n'imyaka hirya hino, abagara agera gute, rimwe na rimwe banamubona ukagira ngo ntababaye. Yakundaga umurimo rero, icyo ni ikintu tugomba kumwigiraho. Ikindi yadutoje kwiga, yakundaga abantu biga, agakunda abantu biga, ndetse agifite n'imbaraga yajyaga kuduha n'ibizamini, akatubaza ibyo twize ku ishuri, akaduha kugira ngo tumusomere arebe niba tuzi gusoma, akaduha n'imibare kugira ngo arebe niba tuzi gukuba no gukuramo no guteranya. Ibyari ibintu bimuranga cyane. Rero birakomeye kwiyumvisha ko atakiri hano, birakomeye pe, kuko iyo twageraga hano twamusangaga hano ku mbuga akadusekera. Yakundaga guseka no kuvuga make. Biragoye kwiyumvisha ko atakiri hano. Uburwayi bwe yagiye aduhumuriza cyane, akunda kuduhumuriza nk'aho ari twe twamuhumurije. Arazaga nkamusanga aho aryamye, akambwira ati waje, ikomera, ariko ndaribwa mu nda, ariko komera. Ahubwo akaba ari jyewe akomeza kurinda. Ubwo tugeze n'ahariya kwa muganga, ku munota we wa nyuma nabwo arakidukomeza. Twibazaga rero, amagambo yatubwiraga, twibazaga yuko tukimufite indi myaka myinshi. Yarenze asinzira, twebwe abana twumva ko agihari. Byari byoroshye kwiyumvisha ko yagenda. Nta kindi rero umuntu yavuga, gusa Imana imwakire. Arakoze papa Ale. Mu mpera z'icyumweru cyashize, kandi kuko twari tunabyiteguye, kubera ko uburwayi bw'uwo mukecuru yarabutumenyesheje, tugerageza no gukurikirana kugira ngo tugende tumenya intera bugezeho n'aho bigeze, kugeza ku munsi wa nyuma aho yatubwiye ko umubyeyi yitahiye. Rero nk'itsinda ry'abakozi bakorana na Muzungu, twumvishe ko byaba ngombwa ko uyu munsi turi buze kugera hano, kandi tukamubashimira, ndetse tukamushimira n'umuryango ko ibyo muvuga ko umukecuru yabanaga neza, ibyo ari byo byose ntabwo byagarukiye kuri we, ahubwo birimo biranda no mu byo yibarutse. Muzungu rero abana natwe kandi neza, uko mubona hano twese ntabwo ari uko turi abakozi bakorana nawe, harimo n'abaturanye nawe. Twese twumvishe ko tugomba gufatanya inzira, ariko tukamugeraho, tukamubwira ngo ahumure, akomere. Turumvikana n'umubyeyi bari basigaranye, ariko kandi nta kundi twabigenza. Ijambo ry'Imana ryari tubwira yuko Imana ntiyagennye igihe tuvukira, igena n'igihe tuzapfira. Ubwo rero ibyo twavuga ngo urupfu ruramujyanye, uko byagenda uko ariko kose, niryo hereza Imana yari yaramugeneye kuri aka ngaka. Ndagira ngo nsabe Muzungu yigire hino atwegere. Mu izina ry'ubuyobozi bwa GS Bihinga, nawe urabizi ko turi mu gihe cy'ibizamini bitoroshye, kuko tugeze ku munsi ngira ngo wa gatatu umva nibwo bigitangira, ariko kuba bigomwe bamwe muri aha ngaha kugira ngo baze bifatanya nawe ni ikimenyetso cy'urukundo. Turabizi ko kuva ngira ngo kuwa kane kugeza ubu mwari muri hano nk'umuryango mwicaye mufite n'ibyo muri gutekereza, ariko twatekereje turavuga ngo byari byo byose uko byagenda dushobora kuguha peteroli y'ijoro mwari mucanye uyu munsi, bansaba ko nyimushyikiriza, ikubiye mu butumwa burimo aha ngaha, nuza kubusoma uraza kunezererwa, kugira ngo
wumve ko nk'abakozi bose bagushyigikiye utari wenyine. Rero abari hano hari undi wumva ashaka kugira icyo avuga, nawe namuha ariko tutarenze nka babiri kugira ngo tutaza gutwara umwanya munini. Ndasenga porojeni by'umwihariko ntabwo iranga hanze. Rero twazwe no kwitahira ku mubyeyi wacu. Yewe turaziranye cyane kuko yambereye umubyeyi. Uri kuba hano, kuba naje hano ntabwo ari ibintu bitangaje kuko ugomba kwifatanya n'abavandimwe bawe. Murakoze cyane. Mbere turashimira abavandimwe ba Muzungu, turashimira abaturage baje kwifatanya n'umuryango. Ibintu byari gasigara ihagaze. Imana rero yaturemye n'igihe kigeze ikura mu bo yaremye ubushaka. Turababara ariko tugomba kubyakira. Muzungu rero wihangane, urabizi turi staff y'abantu 70, abari hano bahagarariye abandi, ariko bose aho bari ntabwo bishimye kubw'ibyago bagize, kandi dusoza tugushimira. Imana ikomeze umuryango. Imana ritubwira neza ko mu bibazo byose tujya dushima, tudakwiye guheranwa n'umubabaro. Nitwa Bampire Disa, mvuka i Nyakabungo ariko ntuyahera ku musozi wa Kinazi ari imbere ya kiliziya. Kuvuga ibya mukecuru ntabwo byanyoroheye. Mukecuru twarabanye cyane. Natangiye kugenda muri uru rugo nkiri umwana muto, nari mfite imyaka 12, murumva ko ari kera. Ntabwo byoroshye kuba umuntu mwarabanye mu myaka 12, nkaba ngeze imyaka 67 tukiri amacuti. Muzi ko muri iki gihe cya none Satani yararwanye, abarishe tugasanga baranganye, ariko mukecuru ni byinshi namuvugaho. Yigenda muri urugo bwa mbere, twari amacuti, umugabo we na data bari inshuti cyane. Twari iwacu hari umwana wacutse atarageza igihe, ari mutoya. Uwo musaza abwira data ati ngiye kuguha inka izajya ikamira uriya mwana kugeza akuze. Urumva ko urukundo rwatangiye kera. Ubwo rero kugira ngo mboneke muri uru rugo, ninjye wajyaga nza gutora amata yo gukira uwo mwana. Nigaga hano i Nyarugenge, nkajya nza, mukecuru akagaburira abana ariko ibyo byanjye akabisiga, akanyitaho nk'umwana we. Twarabanye pe, turakundana kugeza nkuze, kugeza nshatse, ndetse igihe cyarageze uru rugo narubyeyemo abana 2 muri batisimu. Wumva urwo rukundo, wibaze kubyara umwana ahantu n'ubwa kabiri bakakongera undi. Twari amacuti cyane, twarasenganaga i Nyarugenge akibasha, tukagira ibihe byo gusenga. Yakundaga abantu basenga cyane, yakundaga gusenga nubwo igihe cyageze akananirwa, ariko yakundaga gusenga. Umwubwo buryo rero twakomeje kubana. Aba bana ba hano nasanze hari abana 4 gusa, abandi babyirutse ndi hano. Twarabanye, twarakundanye, mukecuru naramukunze, nawe yarankundaga. Hari igihe yabwiraga abana be ati Disa mujya mumureba, ati kuko afite urukundo, ati mujye mumureba. Abana be barankunda cyane kandi nanjye ndabakunda. Umwubwo buryo rero ejo bundi mu burwayi bwe naje kumusura atarajya kuri hospitali. Ndaza usanga hano hari abana benshi, ariko sabo bose nabuzukuru bawe, ati harimo n'abaturanyi. Abana bo kuri uyu musozi mwihangane kuko mubuze umubyeyi. Ubwo rero ari muri hospitali nabwo nagiye kumureba, gusa amahirwe nagize namusezeyeho pe. Yakuwe mu mubiri naraye mpavuye. Turavugana, duhana umukono, turasuzanye, turasezeranaho. Mukecuru twarabanye, mukecuru yarankunze ndamukunda. Uru rugo rwari urugo rw'urunyamugisha. Nta byinshi ndibuvuge kuri mukecuru ko byafata umwanya munini. Mukecuru agenda aruhukire mu mahoro, Imana ishimwe. Nziza ndetse n'umusabano nagiranaga n'uyu mukecuru, byaba mu bikomeye, byaba mu byoroheje, mukecuru yambaga bugufi. Abana banjye bageze kuri 3 nabyaye barerewe muri uru rugo, ndetse hari n'uwo ejo nahamagaye ndamubwira nti mukecuru rero yarasinziriye. Arambwira turabivuze, nibuka ibikombe bya mukecuru byahoraga birimo amata.
ndamubaza ndetse ni uko atabyozaga niba ikintu cyose cyo kwa mukecuru yarambwira ati ikintu cyose cyo kwa mukecuru cyahoraga gihumuramo amata ese ni uko atabyozaga atoya ati ni uko buri muntu wese wahageraga icyo yashyikiraga kiri hafi yahitaga amushyiriramo amata. Ntabwo wavuga ibye ngo ubishobore ubirangize mu mwanya mutoya. Mukecuru niwe muntu wa mbere, niba mubizi, niwe muntu wa mbere wateraga agatera ibishyimbo, umuntu wese akamureberaho akavuga ati igihe cyo gutera cyageze. Udafite imbuto akajya kuyigura, udafite isuka akajya kuyihaha. Ati ubwo mukecuru yateye ubu imvura iri hafi. Inama zose icyo wakeneraga kuri mukecuru cyose ntiwaburaga inama kugira. Yakundaga ingeri zose, ni ukuvuga ngo waba umukuru waba umuto waba ukennye waba ukize ntabwo wavaga hano udafite ikintu havanye. Uru rugo rwabaga rwuzuye abantu mu buryo udashobora gutekereza. Mukecuru ikintu mwibukiraho cyane gikomeye, yakundaga abana mu rwego rwo hejuru. Iyo wahageraga atakuzi izina wahavaga urifite. Warahageraga yakwita Nyabudingiri, yakwita Nyirahuku, upfa kuhava ufite izina. Ikindi cya kabiri, abana banjye bazaga mu rugo nabaha ibiryo bakabyanga. Nkibaza ariko kuki wanga ibyo? Ati duha nabi. Se mbaha ibiryo nabi gute? Ngo jya ugira gutya. Bagatega amashyi ngo jya ugira gutya, udushyirireho byinshi. Ngewe kuri uyu musozi cyangwa se aho ntuye, umunsi nagiye bazavuga gute? Turimo turamuvuga ibyiza, ariko hari igihe wazasanga ndamutse sinzire cyangwa usinze bavuga bati sitwa tumukize. Imana iturinde. Kandi mukecuru nubwo asinziriye dufite ibyiringiro. Abana b'Imana bahora bagendana ibyiringiro, kuko isaha n'isaha ubwo umwami Yesu Kristo azaza abacu tuzababona. Mwihangane mukomere kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mukanya nari mbabwiye yuko n'umwana wa mukecuru ugiye gukurikizaho, ariko umwana muto hano mu buzukuruza aravuze ati ariko ubundi abuzukuru baravuga, twebwe abuzukuruza ntabwo tuvuga. Umva gucecekesha iryo jambo rimeze gutyo twaba ari ukuzimya umucyo. Reka nsabe Ganza Blessing atambuke mu buto bwe twumva ijambo rikomeye mu mateka yamenye kuri mukecuru. Ganza Blessing, umuzukuruza wa mukecuru. Mukecuru yakwegutse ajya gusenga ngo nkunde no kwiga ngo nzaba umugabo. Mukecuru ayo magambo yambwiye nzayazirikana. Imana imutuza heza kandi tuzamukunda. Murakoze. Murumva rero yuko ntabwo biba byoroshye. Ijambo nk'iryo iyo riza gusigara mu mutima w'umwana ryari kuzamugonga, bikaba ngombwa yuko twazajya kwa muganga tujya kuvuza indwara ikabura, ari twe twabiteye. Kandi mu ruhame rw'abantu bangana gutya akemera yuko inama yamugiriye avuze yuko azazikurikiza kandi akazaba umugabo. Hanyuma rero ababyeyi bamufasha nibagerageze kumugorora neza kugira ngo azasohoze ibyo umubyeyi yamuraze. Reka nsabe umukecuru, umubyeyi wacu dusigaranye, tubonamo ishusho y'umubyeyi turi mu guherekeza, agira ijambo atugezaho. Nitwa Nyandama Stefania, kandi umukecuru asinzira akaba ari mukuru wanjye. Twaravukanye twese rimwe, nanjye ubwanjye yari mukuru wanjye ariko ari inshuti yanjye. Ejo bundi namusanze mu bitaro hariya, arambaza ati none se, ati wowe, ati muvandimwe wanjye, ati waje kundeba? Nti naje. Bampamagaye mu masaha ya 5,
barambwira bati mukecuru amerewe nabi cyane. Ntabwo nitaye ku by'urugo, nari mu rugo jyenyine gusa, nta bana baba bagiye ku ishuri nkasigara mu rugo, ariko iby'urugo sinabyitaho, ahubwo nihutiye kuza kureba mukecuru. Naraje nsanga ari muri koma mu gihe gikomeye, akamba hafi nanjye nkamuba hafi iminsi yose, nkaba nzi ko ari mukuru wanjye nanjye ni murumuna we. Twese rimwe turasangira kugeza umunsi wa none yasinziriye, mbese nawe ari mu marembera yantumyeho ati ndarembye cyane cyane cyane, nihutiye kumusanga muri hopitali, ubwo namusanze hariya muri Regency amerewe nabi cyane, mbireba nanjye mbibona. Dusohotse n'abana tugeze hano kuri porotayi, nabwiye mami zake ntimba mukecuru yaba umukecuru ukunda abantu, uvugisha abantu, uganiriza abantu, niko mpagurutse jyewe ubwanjye nkaba ngiye atabasha kumvugisha ijambo rimwe gusa. Bana mwihangane mukomere kandi mwitegure, iminsi isigaye niyo mike kuri we. Uwo munsi wari kuwa mbere, yasibye kuwa kabiri no kuwa gatatu, numva inkuru y'incamugongo, ariko kuwa kane nimugoroba nk'amasaha ya 11 baraza barambwira bati mukecuru yasinziriye iki. Ntabwo nyine nanjye nahise ngwa muri koma, kuko kandi narabirebaga n'amaso yanjye, ariko kugeza umunsi wa none Uwiteka imuhe kuruhukira mu mahoro, aruhukire mu mahoro. Muri cya gitondo cy'umuzuko natwe tuzongera turamukanye n'umuvandimwe, kandi tuzaramukanye nk'abadaherukana. Ndamusabira umugisha kugira ngo kuko yaryamye ku gisasiro iminsi myinshi, namusanze henshi mu mavuriro henshi, namusanze Kirengere umwana we. Aricyo kintu wambwira atararembye cyane, nihusire kujya kumushaka no kumureba. Nuko turaganira turavugana, ariko nyine wumva ko igihe cye cyari cyegereje, cyari hafi. Kugeza umunsi wa none rero Uwiteka amuhe kuruhukira mu mahoro, tuzongere tubonane nawe, kandi natwe twitegure kugira ngo muri icyo gitondo tuzabonane nawe, mu izina rya Yesu no musabe none n'iteka ryose. Haleluya. Nitwa Umutesi Charlotte, ndi umwana wa mukecuru. Rero nta byinshi ndibivugaye kuko babivuze, njye mpagurutse shima Imana. Nkuko babivuze, umukecuru yaganiraga n'abantu kenshi, kandi mu bantu bamubaye hafi kenshi ndimo, kuko yasinziriye turi kumwe. Twamujyanye mu bitaro ari ku cyumweru, nuko asinzira nyine kuwa kane nko mu masaha 10. Ngiye gusenga mu gatondo mvuye hano, ngeze barampamagara bati mukecuru ameze nabi, ndaza mpita mpura na ambulance tujya kwa muganga. Ariko navuye ku rusengero ninginga Imana urabizi ko nagusabye ngo mukecuru ntazasinzire tutari kumwe. Twari kumwe rero, aba bose baje bahansanga, nuko mu marembera arambwira ati rero nusubire gusohoka ntujye hanze. Arangije yabwiye mamare ati bwira abaganga ariko bankuremo uyu mwuka. Amubwira toya ati harimo umuti, simushaka ko babwire bawukuremo kuko ndimo ndapfa. Ariko ndashima Imana kuko umwuka waraheze, umwuka wamushyize musigara utogota, ariko we yamaze gusinzira. Uretse ko twabibonaga ariko nta gutera umugeri, nta gukanura cyane, yasinziriye nk'abakiranutsi. Shima Imana rero kuko Imana yera yo mu ijuru yamuruhuye, kandi Imana ndayishima kuko izadukomeza. Ni byinshi byo kwibuka kuko umwe we yahise atubwira ati ariko ubwo nubwo mwigira gutyo muzi ko mubaye imfubyi, ariko ijambo rirambwira ngo ni se w'imfubyi. Haleluya. Babivuga nk'abana be, bivuge mbareba kuko mukecuru tumuziho byinshi, yaduhuzaga. Mukecuru yaduhuzaga, buriya si ukubabeshya igihe kinini twajyaga tunahurira hano nta n'uwatumye ku wundi, ariko twese tukahahurira, bigaragare ko twahuzwaga nawe. Dufite ibyiringiro rero yuko n'ubundi uwo murage mwiza w'urukundo yakundaga abandi natwe tuzawukomeza, kandi Imana izadufasha. Imana ishimwe rero, reka ne kurondogora. Nashimaga Imana ishobora byose, icyubahiro kibi cy'Imana. Murakoze. Twari turimo twumva ubuhamya n'amateka by'umubyeyi waranzwe n'urukundo n'impano nyinshi wageneye umuntu. Wowe waremye izo mpano nyinshi ukazishyira muri uyu mubyeyi wasinziriye,
ni wowe ushobora kurema izo mpano mu bana be ndetse natwe inshuti zabo, ubidukorera turakwinginze. Ubu burinzi rero waturindishije, n'ubundi turagusabye kugira ngo ubane natwe mu masaha turimo kwinjiramo no kugeza igihe tuba tumugejeje aho agomba kuba aruhukiye ategereje umuzuko. Kuko iyo tugusabye twizeye tuba tuzi ko uduha, n'uyu mwanya twishyize mu biganza byawe ngo iyi gahunda ikomeze kuyoborwa nawe mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu. Ariko noneho Kristo yarazutse we muganura w'abasinziriye, kuko urwo rupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa n'Adamu, niko bose bazahindurirwa abazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bazabona kuzuka ubwo azaza, nibwo imperuka izaherako isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyikirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi azaheruka gukurwaho n'urupfu, kuko handitswe ngo yaramuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko yamuhaye gutwara byose itabibabariwemo, nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo umwana w'Imana ubwe aziyegurira yamweguriye byose, kugira ngo Imana ihe byose kuri bose. Umurongo wa 42. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari wo kubora, ukazasarurwa ari wo utazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Bakire neza ijambo ry'Imana ryo muri iki gice. Turasengera aba bana basigaye, abuzukuru, abuzukuruza, umuryango muri rusange turawusengeye kugira ngo ubwoko bwawe bwiza bubabeho, kandi ubasange muri igihe cya none, badaheranwa n'agahinda, ahubwo bumve ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Nuko rero bagire neza, twamaganyeho Satani n'ingabo ze, kandi turatatanya ibitero n'uburyo bwose kugira ngo bumve ihumure ryawe. Urakoze gukora Imana yumva kandi witeguye kubikora, bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wicare. Reka rero nakire mwarimu w'ikanisa ya Nyarugenge watangiye kudufasha kandi waje kubana natwe muri kano kanya ka Magesho. Mwakire. N'umubyeyi, umuvandimwe, umuturanyi, ntabwo byoroshye, kandi si none gusa, ni ukuva kera kose ntabwo byari byoroshye. Tubonera muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana badusomeye, Pawulo ageze i Korinto, muzi yuko i Korinto yari yarahamyaje ubutumwa bwiza. Mu nzandiko zose yanditse n'itorero ry'i Korinto yararyandikiye.
amaze kuhagera yarabyaje ubutumwa bwiza bazi ijambo ry'Imana baryumva ariko nanone urupfu rwari rukibarimo babonaga ababo bataha bakabona ababo babasize bakabona ababyeyi babo bavandimwe bagiye bituma ababwira aya magambo y'ihumure. Niyo mpamvu nanejejwe yuko ariyo magambo duhumuriza umuryango usigaye kugira ngo bagire ihumure, kandi ihumure ridaturuka ahandi, ridaturuka ku wundi mwana w'umuntu uwo ari we wese, ahubwo iryo humure rituruka kuri Yesu Kristo. Haleluya. Bituma Pawulo abandikira kuko ntibari barasobanukiwe neza iby'umuzuko w'abapfuye, ntibari bazi neza aho ugiye azongera kandi kugaragara, ntibari bazi neza yuko uwapfuye azazuka. Ariko Pawulo ababwira amagambo y'ihumure, keneye yuko namwe abahumuriza kandi mujye muyakandagiraho, nimuyakandagiraho, nimuyibuka, nimuyatekereza, mwumve hari intsinzi, hari ugutabarwa, hari ihumure bituruka kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Bituma ababwira aya magambo ishatse yuko natwe yadukomeza kuri uyu munsi, aho badusomeye urwandiko rwa mbere rwandikwa Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 20. Pawulo arabwira ngo nuko noneho Kristo yarazutse, arabwira ngo niwe muganura w'abasinziriye. Kristo yarazutse. Umunsi Kristo yazukaga habaye intsinzi ikomeye cyane, kuko kuva kera abapfuye ntibazukaga, kuko baheraga iyo ngiyo ikuzimu, bagahera iyo ngiyo ikuzimu batazuka. Ariko Yesu Kristo amaze kuza muri iyi si, abambwe ku musaraba, agiye ikuzimu, ijambo ry'Imana ritubwira yuko yanyaze Satani urufunguzo rwari rwaratumye abera b'Imana batazuka, ararumwaka. Amaze kumwambura, abapfuye bose ngo barazuka. Haleluya. Abapfuye bose barazuka. Bamaze kuzuka baragaragaye, n'abantu benshi barababona, barabareba. Icyategurizaga n'icyatwerekaga kwari kugira ngo tudakomeza kugira agahinda, tugire ibyiringiro by'uko abapfuye bazagira gute? Bazazuka. Haleluya. Abapfuye bazagira gute? Bazazuka. Arabwira ngo Kristo yarazutse, ngo niwe muganura w'abasinziriye. Aravuga ngo kuko urupfu rwazanywe n'umuntu, kandi uwo muntu yari Adamu, umwe wabanjije muri Edeni. Ariko ngo kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'undi muntu, ari we Yesu Kristo. Aravuga ngo kuko bose bakoze gupfa na Adamu, niko bose kandi abantu bose bizera Yesu Kristo, abantu bose bizera Yesu Kristo ngo bazongera kandi bagapfana ibyiringiro yuko Yesu Kristo amufite muri bo, yuko Yesu Kristo bamutunze, yuko Yesu Kristo bagendana nawe, yuko Yesu Kristo bamwemeye, yuko Yesu Kristo bamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Aravuga ngo abo nabo ngo bazongera kandi bazuke, kuko Yesu Kristo yatanze intsinzi. Haleluya. Yesu Kristo yatanze intsinzi yo gute? Niyo mpamvu rero muryango wasizwe n'umubyeyi, muhumure, ufite ijambo ry'Imana. Ndimo ntekereza kuri aya magambo, iyo bataza kuri ijambo ry'Imana twari tukibaza tukisubiza, ariko ntitubone igisubizo. Ariko Yesu Kristo yabaye igisubizo cy'uko urupfu rutaduherana, ngo ruduherane urupfu, yuko Yesu Kristo yarumaze imbaraga, yuko urupfu Yesu Kristo ariyo nzira yonyine yabonye yuko ari ryo rembo rituzamura rikamutwegereza.
iryo rembo niyo nzira tuzanyuramo. Niyo mpamvu yavuze ngo kuko bose bakwiye gupfa n'Adamu ngo niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Kandi aravuga ngo niba hari imibiri yo muri iyi si iyi twambara, niba hari imibiri twambara yo muri iyi si iyi tugendana ibabara, iyi mibiri ipfa, iyi mibiri isaza, aravuga ngo niba hari imibiri yo mu isi hazongera habe n'indi mibiri yo mu ijuru. Haleluya! Aravuga ngo hazaba imibiri yo mu ijuru. Imana ishimwe yuko tuzafata indi mibiri yo mu ijuru. Imana ishimwe yuko tuzongera kandi kubona n'abacu bagize gute twatandukanijwe nabo. Aravuga ati niba hari imibiri yo mu isi, aravuga ngo hari n'indi mibiri yo mu ijuru. Kandi aravuga ngo Pawulo arabwira abantu b'i Korinto, ariko aya magambo ni twebwe abwira kugira ngo aduhumurize. Aravuga ngo niba hari imibiri yo muri iyi si kandi kabisa ukwayo, ngo hari n'indi mibiri yo mu ijuru nayo gusaba twambaye ifite ubundi bwiza bw'ijuru. Twifuriza kugendana n'Imana no guhumurizwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo tuzimanabera bacu bose abadusize uyu munsi n'abandi badusize ikindi gihe tuzabana nabo. Icyo twifuriza nanjye nifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu turagushima ku ijambo ryawe, kandi tugushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Turagushima kuko hari umurere ubonerwa muri wewe, kandi uzaduhuza amarira yacu yose twarize turi muri iyi si. Hoza uyu muryango Mwami usigaye, abuzukuru, abana, inshuti, abavandimwe, kandi bakomeresha ijambo ryawe kuko niwe ngiri humure ryarondoreka. Komeza ibyiringiro bya buri wese, kandi na buri wese yigarukeho yisuzume kugira ngo ategure iherezo rye, kugira ngo iherezo rizabe ryiza kuri buri wese. Urakoze kuri Imana ikomeje kutwitaho, kandi urakoze kuri Imana ikomeje kudusanga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisenze. Urupfu n'umwanzi wacu, siko bimeze. Ahantu umuntu uwo wagenda ntuzongere kubona, urumva atari umwanzi ukaze, kuko ni umuco mwiza. Noneho hari ibikoresho badufashe dukore uwo murimo kugira ngo nabwo bigomba amafaranga. Niyo mpamvu tugomba rero gutanga iyo peteroli kugira ngo icyo gikorwa nacyo kigende neza, kuko ni umuco mwiza. Turabikora rero tuhagurutse turirimba indirimbo y'169 y'urwamamara. Thank you.
peteroli itanzwe irangana n'ibihumbi 31,180. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo twitegura gusoza kuko twaje kwerekeza uyu mubyeyi, tugiye gukomerezaho gahunda yo mu rusengero irahumuje. Aho ntekereza nti uyu mukecuru abantu bakunda kuzarira ku ihinga ryabo yatuberaga ikimenyetso gikomeye, ubwo utazabicunga neza azabihomberaho. Nk'uko bigeze kubikomozaho, yagira ku mwete agakorana imbaraga afite zose, akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu wese burya ashoboye. Rero agiye n'ubundi yagaragazaga ko imbaraga zifite, ariko igihe cye cyari iki ngiki, nta kundi byagenda. Ariko buri wese asigarane icyo gitekerezo cyo kumenya ngo buri wese akwiye gukoresha imbaraga ze kugira ngo abashe kwibeshaho, izina ry'Imana rihimbazwe. Nagira ngo rero babana, abuzukuru, umuryango ngaho dusenga bazenguruka hano kugira ngo dusenge isengesho tubasengera, kandi dusenga muri rusange kwitegura gusoza iyi gahunda y'urusengero. Muri gusubiza ibintu mu buryo kugira ngo turusheho kwitegura umunsi wacu tunejejwe n'uko Imana igiye. Abantu bari imbere yawe bakeneye amahoro dutangiye bahe, buri wese yakubwira kugira ngo arinde imitima yacu n'ubwenge bwacu, bityo turusheho kumenya Imana Data wa twese n'Umwana wayo Yesu Kristo. Kandi imigisha ikuvuga ku Mwana Data wa twese no ku Mwana no ku Mwuka Wera igumane namwe mwese uhereye none ukageza iteka ryose. Twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko Data kitubohereza aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe, ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda aheza tuzahurirayo bagenzi
bagenzi. Tuzasingiza data kumbabazi yatugiriye no kubuntu bw'urukundo n'umugisha yatugiriye aheza tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzahurirayo bagenzi bwawe burashira
rirera imfubyi riba umuriro n'igicu mu nzira igintungangana
ya rwa ruzi